niba utayandekera tuyagabana muganga turayagabana arasigara nanjye ndataha nashe rero ndavuga ni ntago najya mu rugo ambanze ngiye gusenga numva ibi bintu ikimana bivugaho umugabo nansanga mu nzu nako natanyica sengana n'umudamu wari inshuti yanjye w'umuhanuzikazi turasenga namwe ati mama Sandrine mbonye umugabo akwishe neza kurangije avuga nti hoya ntago rebyeyo neza utangero rero neza kare ntago rebyeyo neza tumye umugabo ntamukurikirana ngo babe bamufunga narebye imbabazi Imana yangiriye indinda kuba umuhigo w'abadayimoni ngo ba haleluya nareba nkavuga nti igituro cyanjye kiba kimezeho ibyatsi nk'inshuro zingahe avuga ni Imana numva nanjye mu mutima wanjye huzuyemo umutima w'imbabazi nagira ngo mbibutse kadafunze kadafunze ikindi kintu kibabaza umutima wanjye kwigaragaza oya nagagaragara hari ariko ikindi kintu kibabaza umutima wanjye nuko si umuntu ushobora no gutekereza avuga ngo bizibura nasize abana abe yanabibuka wahumurijwe n'iki bimeze biteko ihumure ndarifite byonyine kuba nicara ku iseta yego nkavana amafaranga 2,000 byo guhahira abana yego n'izindi mbaraga yego bura gutekerereza abana batanu uri umugore ntago ari ibintu biba byoroshye bisaba izindi mbaraga zikomeye rero mfite ihumure n'ibyiringiro mu mutima k'Imana hari uwindi ntambwe izanteza irenze iriya kabiri umunezero urahari ndabona mushumba hari ikintu yifuje kukubaza ya Alexia ubuzima ufite imyaka y'abantu bakuru wabonye byinshi hari byakunejeje hari n'ibyakubabaje ariko mu rugendo rw'ubuzima bwawe niki kintu cyakunejeje kurusha ibindi cya kabiri kambaze cya kabiri numara kumbwira icyakunejeje kurusha ibindi uraza kumbwira n'icyakubabaje kurusha ibindi muri uru rugendo rw'ubuzima ni umuhanda utagororotse urimo amakorosi menshi umuntu ahura n'ibyo bintu uko ari bibiri hanyuma wenda nituza gusoza muraza gusoza muha inama abandi bamama bafite ikigeragezo nk'icyo mwahuye nacyo mu rushako bakoze duhera ku cyakunejeje kurusha ibindi nayo mbonye uhise ubanguka kirahari pe yego murakoze amahoro y'Imana umugisha w'Imana gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikiraniza Bisoza TV umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibishimire cyane n'ubundi bigarutse kuri kamera za Bisoza TV nitwa Emmanuel Tuyishimire nshimira mushumba nyiri visionnaire nyiri iza Bisoza TV ko aba yanyemereye nkaza kuri kamera kandi nkakira n'umumama tugiye kugenda tuganira nta rugwaro bwa mbere mu mubonye ahubwo twaraganiriye Mana uzi kurinda kandi ineza yawe nta wayirondora muraho neza muvyeyi muraho cyane amahoro y'Imana bane namwe duherukana mu minsi yashize ndibuka ko tutaratangira ariko ndishimye kuba mbona byibuze ubu ndabona ubukeye mu maso uribuze kutubwira mu kanya ndagenda mberekana tuvideo ubu mukuye aho yarari gukorera aho mugenda mubona niho yararimo akorera nitwo tunasigaye akora dushimira umuntu wabigizemo uruhare n'Imana yabigizemo uruhare dushimira nyine nawe watinyutse Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo n'Amajyaruguru umujyi wa Kigali ntara gatandatu y'abadesipora abantu bakunda iza Bisoza TV hano mwakoze subscribe Imana y'amahoro bamucisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu bahibanezeze basetse mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga uyu munsi rero tugiye kugendana n'umumama ariko mbere ko dutangirana nawe reka tumaze dusenga Imana Uwiteka nyakubaha Imana uri data wa twese mwiza uri Imana ikiza uri Imana ibesha uri Imana irengera uri Imana itabara ndakwinginze kugira ngo muri iki kiganiro utoboze imbaraga nyinshi z'ububasha bwawe icyubahiro cyawe kiganze mwa kino kiganiro wice inshakura n'amajwi yose ya Satani uduhe data wa twese ikiganiro cyiza abazacyumva n'abazagikurikirana
amavuta y'Imana azababeho kandi umugisha w'Imana uzababeho. Ndakwinginze rero komeza ubane natwe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umuntu tugiye kuganira bamwita nde mama? Yitwa Mukashyaka Alexia. Yego. Izina ry'ababyeyi Mama Sandrine. Yego. Mama Sandrine Mukashyaka Alexia. Yego. Okay, Imana amahoro iguhe umugisha. Duheruka kuganira mbona utishimye, mbona hari ibitaye, utubwira ko hari ibitagenda, utubwira ukuntu umugabo yakubujije kubyara, aho byariye ku mwana, uyu mwana nuko batari kumureba muri frame ariko bamwibuka ubu yabaye umugabo, ubu yicaye mu ntebe wenyine, cyagiyeho yari ari kwanga ashaka ibere, ariko uyu munsi wa none mama bimeze biti? Murakoze cyane kwakira. Tumeze neza, turakomeye. Yesu yakomeje kutuba hafi. Yego. Namwe mwese muri rusange. Yego. Mu yandi magambo umwami araturinze. Ndibuka umushumba yambwiye ko hari umuntu wamugutumyeho aje kugusura. Aha nagusanze nibyo nuko yagusuye cyangwa Imana yabigenje gute? Yego. Ubundi nagiye mu bitaro ngira ngo narabibabwiye. Nacuruzaga ibigori byahundura nkacuruza avoka. Yego. Nyuma y'uho mushumba ziye kunsura hari cyakoretse. Yego. Hari cyakoretse. Ndatekereza ndavuga ni kubera njya mu bitaro nkaremba igihe yiba ntaze voka nkasanga zarapfuye, bikambera urugamba. Ndatekereza ndatinyuka njya mu bandi nsabiseta mu isoko. Ndavuga ni aya mafaranga Imana imaye ntabwo nayapfusha ubusa. Yego. Nsabiseta nigira igishoro, babonye yuko umwami akomeje kuhandindira. Yego. Bakora ibyo kurya bya buri munsi. Nubwo muri iyi season abakiriya babuze, ariko ni ukuri Yesu ageze ate araturinze. Amen. Yego. Ubu mu mutima wawe uri kwiyumva ute? Ese noneho ubuzima bukomeje bute? Nkomeje kumva nezerewe mu mutima. Numvaga ari urugendo rutanyoroheye. Ukuntu nzajya mbaho muri sosiyete. Yego. Hari igihe ureba ukareba ibintu byakubaho ukavuga ati si ibi bintu hari ahantu biba ku isi. Umva muri wowe uritinye ukibaza ukuntu abantu bazajya bakubona. Ese iki nkigiyemo nshingiye ukuntu nsanzabona abakiriya. Ibyo byose bikaba ibintu mu mutima uba wumva harimo confidence ukuntu. Kumva ni urugendo rutoroshye. Yego. Hari umuntu wari waza akuganye nk'umukiriya ukabona arakunenye? Oya, ubwo baraza bakampahira, bakanganiriza, bakambaza wabaye iki, abatabizi nkabaha ubuhamya. Ngati yoti pole komera. Bakaza nyine bakampahira ibihari. Hari igihe nyine nk'umukiriya aza wabonye seta ndiho, hari ibintu abantu baba bashaka, akubajije ikintu usanze ntacyo ufite, icyo akaba ari cyo usanga kibabaje, ariko ubundi abakiriya banyiyumvamo. Baranankunda rwose. Shimira Imana yakuyeho icyo kintu. Hari umuntu ushobora kukureba usa gutya akumva arakwishishe, mbese aranikanze. Cyane ko hari igihe najyaga kubona nkabona nk'umuntu arambonye nkabona arashishiye mu mubiri neza, aratinye akabebera, yajya nko hirya bakaba aribwo bamuha ubuhamya n'amateka yanjye. Ariko ibyo byose Yesu agitangiye kujya agenda abikuraho. Jya kubona ukabona nk'umuntu wari uri muri icyo cyiciro cyo kuntinya, araje aranganiza arambwira ati najyaga nkubona nkikanga, ariko ubuzima bumaze kuba nk'ubusanzwe. Yego. Niba twibuka neza, yene ntabwo ari kugusubiza mwabira bihe, ariko byibuze wakwibutsa abantu nk'uko abantu nyine nk'ubu hari umuntu ufunguye ikiganiro ugahita avuga mu izina rya Yesu ati ibi ni ibiki mwuka byaramwe, ati se none iriya se ni tatu ni ibiki bira ni ibiki, cyangwa se yakoze impanuka se byagenze bite? Abantu sa nkaho bahaye keyword akantu gato cyane, ntabwo ubwiye ngo uvuge uburyo ki umugabo yakubuje kubyara kugeza igihe yakumenyemo
akumenyeho aside kugeza igihe ugiye mu bitaro. Ariko twibutse Mukashyaka, ni Mukashyaka? Yego, Mukashyaka ubundi ataraba gutya, ubundi ungira umwiyibutseho gakeya nko mu minota 5 yonyine gusa. Ngewe kera ntaraba gutya, ntaraba umugore. Yego ngewe nari narakizwa. Umuntu uraho umusitari cyane rwose. Nari umuntu uraho umusitari, numva muri kamere yanjye ntazigera nshaka, nta nubwo byajyaga binambamo. Yego, numvaga ngewe nzaba umuntu uraho wishakira amafaranga. Kera nabona mfite amafaranga kuri konti, akazaba ari bwo mbyara umwana umwe nkamurera. Yego, ibintu bita gushaka ntabwo byajyaga biba mu mutwe wanjye. Yego. Urazamuka noneho rero urashaka. Uburyo nashatse nabyo ni ibintu bitari kunampira. Nashatse umugabo, nakoraga ahantu akazi k'ubuseriveri. Yego, mu kabari cyangwa muri resitora? Muri resitora ariko isobanutse. Yego. Noneho akajya aza nkamwakira, nkamufata nk'ibintu bisanzwe cyane ko gushaka n'ibintu bitajyaga biba mu bwonko bwanjye. Kabiri nari umwana, myaka 16 kuko twabanye mfite 7. Nkamwakira bisanzwe. Umunsi umwe aza kumbwira ati rero mfite mama wanjye ari buve mu ntara, wamfasha byibura nkagupresenta nka fiance, ati ndakwinginze nkorera iyo serivisi. Yego. Ambwira rero ni diro nk'iyo yananira kuyikina rwose. Yego, ibyo biroroshye ni nko kunywa amazi. Ambwira ati nta kibazo. Ambwira ati noneho barangiraho nka 8. Wowe akazi buriya 8 abantu bakora mu ma resitora, 8 abakiriya basa nk'abahagazemo gake. Yego. Kugeza 9. Yego. Ambwira ni wowe uhita umpamagara ndahita mfata akamoto. Yaratuye no ku masezerano hafi. Arampamagara arambwira ati barahageze. Ko nakabimbwiye niko nabigenjeje. Naragiye mpita mfata moto, bangezeyo nsanga baba hafi y'umuhanda. Yego. Ndagera. Nabwo se umukecuru ari hehe? Mbona nyine ni sarira aho ngaho isanzwe, hamine bimwe, ibidi imwe, isafuriya imwe. Ese umukecuru ari he? Ariko nkumva abantu bari kuvugira haruguru mu cyumba. Ariko umukecuru ari he? Ngarahari. Nicarira aho nabwira ko musuhuza. Ambwira ati komeza hari musuhuza. Noneho hari harimo undi musore imbere. Ahita asohoka, ahita agira ati niwe wakinze. Kuko waba ufite umushyitsi agasohoka ukagira ngo wenda agiye nko kuzana fanta cyangwa amazi. Ndabwo nishana mwagiye mukizwa koko. Koko murambeshya. Bana rasoza ariko guhera ubwo ngubwo nuko nahise nguma aho ngaho. Yego. Nuko gubaye umugore umuntu avuze sinzashaka nzibyarira umwana murera. Umwana umwe nshaka amafaranga. Niyo sosiyete nabagamo kera. Aha, umaze gushaka rero. Yego. Umugabo murabanye, akimara kukugira umugore yaragukinguriye urahaguma? Oya ntago yahise afungura ubwo. Namazemo nk'iminsi 4 rwose. 4 3. Yego. 3 twibera aho ngaho muri iyo nzu. Nta kintu ambaza nanjye nta kintu maze ambwira ngo nkeneye iki kuvamo. Uremera ko tubana ukitwa umugore wanjye? Nucyemera ndakingura. Yego. Nutacyemera tuzigumiramo hano paka. Komenya wari waramugaburiye neza ra. Umugabo wemera akicwa n'inzara iyo minsi yose? Oya, hari umuntu baturanye. We yagimugiriraga nimero. Yari afite akadirishya yacishagamo fanta, amandazi. Yego, iyo minsi 3. Noneho nkareba se ninjiye mu nzu y'umusore. Nzavuza induru. Nzavuga ko ari nagurutse nkituramo. Ibyo bintu mbaho ngaho birananira kuvuga neza, birananira. Yego. Ngira iyo confidence nkabuze. Ndavuza induru mvuga ko naje ahantu ntazi ko ari abasore bahaba. Ndavuga se ko naje ngiye. Yego. Uwo musore icyo gihe yarakijijwe byibuze akaba yaragukunze?
ntabwo yari akijijwe nanjye sinari nkijijwe uretse ko nabaga mu rugo rw'abantu bakijijwe nari mfite mukuru wanjye w'umukristo hano kuri sheri. Yego. Icyo gihe wari imfubyi? Njyewe ntabwo ndi imfubyi ariko nsa nk'utanagira ababyeyi. Mama yadutaye tungana nka turatwana. Nk'uyu mwana wawe? Tubaho turerwa na mama. Hari abantu baba batari imfubyi ariko batanagira ababyeyi, mu yandi magambo bari hagati na hagati. Mu mfubyi nibaza no bafite ababyeyi nibaza. Ababyeyi banyu baratandukanye no kuvuga? Yego. Okay. Mwasigaye ku ruhande rwande? Rwa papa. Rwa papa wanyu. Papa wanyu none baracyahari? Aracyahari. Okay, Imana ikomeze imurinde. Nubwo bimeze bityo, Imana ntabwo mwamenya ukuntu iteye. Pfa kuba gusa mu gihari burya ngo abana bajya aho birashyira bagahuza ababyeyi. Umaze kubana n'umugabo mubyaye umwana wa mbere. Abatazi uburyo ki wabyaye umwana wa mbere, twinjize iyo shusho byari bimeze biti? Ngewe mvuka mu bana 7 ndi umwana wa 7. Abona umuntu wari ufite abantu bangana gutya imbere. Ntago ngewe nabonaga njye ariko sinari nzi ngo ibiryo bivahe. Yego. Yego. Twibereyeho gutyo tukaba dategereje ngo nzateka. Kajya nsigira amafaranga ariko akabura igitekerezo cyo kuvuga ngo ndajya guhaha. Kubera iki ibintu byo guteka si ibintu nigezemo. Yego. Nubwo nari umuseriveri naho ngaho. Byari uburyo bwo kwishakira amafaranga. We waserivaga ibihiye mu gikoni ngo teka. Waserivaga ibihiye? Yes. Savingaga ibihiye. Yego. Rero ni umuntu washatse umugabo twimarira umwaka tutaracana imbabura pe. Taracana imbabura. Franga aboneka tukajya kwirira. Ahana ka brushette na fanta. Nuvuga ngo nasize inkono kuziko mfite umwana. Nabyaye. Mfite umwana. Byara umwana wa mbere. Byara umwana wa kabiri. Mbyaye wa gatatu. Nibwo urugamba rwo kubyara rwaje gukara. Biba ikibazo gikomeye cyane. Arambwira ati wa mugore we umwana wa gatatu ubyaye wambariye inda ukayikuramo. Ariko ubwo mbyara umwana wa mbere yagize amezi 6. Umuntu arambwira ati rero muvandimwe nta muntu twitanga byaratasinze. Yego. Nuko nakijwe niwe wambereye ikiraro cyo gukizwa. Yego. Twari duturanye. Arambwira ati Alexia rwose birakwiye ko tujya gusenga. Birakwiye ko tujya gusenga. Bakagusengera ukamenya ngo uzabyara cyangwa se ntuzabyara. Hateye abagome. Naho natangiye menya Imana imyaka 17. Ninjira mu gakiza. Ntangira gusenga. Naho natangiye umurimo witwa gusenga. Yego. Na niyi saha ndashimira Imana ko nyibihagazemo neza. Yego. Nanjye nahise kubera ko utu tuntu watutubwiye ko mwamaze hafi igihe kinini mutarateka mutarashira imbabura ku ziko. Nari nkubaje ngo mbese mubyara umwana wa mbere byari bimeze bite nk'umuntu nyine utarigeze amenya guteka? Ubuzima bwari bwiza cyane rwose. Ntacyo bimutwaye, ntacyo bimbwiye. Kera amafaranga yajyaga yarabonekaga. Ntacyo bimutwaye, ntacyo nanjye bintwaye. Nyuma nibwo naje nyine gutekereza gushyira inkono ku ziko. Yego. Nawe ubona yariyakiriye. Yego. Reka dusimbuke twibaza ngo mbese igihe yatangiye kwanga noneho yuko byara byari bimeze bite? Nuvuga nyine nabyaye umwana wa mbere ari sawa. Wa kabiri ari sawa. Ngira umugisha mbyara umukobwa bwa mbere. Ngisha nkurikizaho umuhungu urumva byari umunezero. Amen. Ariko ku mwana wa gatatu nibwo byabaye ikibazo gikomeye cyane. Ndanahukana nk'abatandukanaho. Araza asaba mu rugo imbabazi. Baramaze ati wapfuye iki n'umugore? Arababwira ati rwose ikintu mpfa n'uyu mugore arabyara. Naramwinginze ngakuremo inda yaranze. Baramubwira ati se ushaka kuzabana n'umugore utabyara? Arambwira ati rwose numva njye bimbangamiye, numva abana dufite ari abo, nshingiye aho isi igeze, nshingiye imikorere dukodesha, rwose biragoye kuba nta bushobozi mfite
urera abana batatu i Kigali nta munyingingira yikuremo kera kabaye baramuseka arambwira ati ngaho igendereye uzashaka ingumba cyangwa wacuza ati oya mu umugore wanjye arambwira ati none ko afite inda kandi udashaka inda aravuga ati yebiti noneho mu umugore wanjye tugenda byare uyu mwana ariko ntazagire undabyara genda mu nzira rero yarambwiye ati wa mugore we nubwo tugiye hari ikintu nshaka kugusezeranya arambwira ati umugore ukunda gusohoka ntabyara finali nsezere sinzongera kujyana nawe mu kabari tube twagira akantu dufata arambwira nti nzabyihanganira ati sawa icyo ngicyo bucyakiriye sawa naho yahereye nyine yumva ko uwo mwana namubyaye wa gatatu nta kibazo kuko yari yarabyemeye mbyara undi wa kane haciyeho iminsi byari umwana wa kane bimunanira kubyakira arananajya Uganda ajya gukorerayo aragenda amarayo igihe kinini igihe kiragera nyine aragaruka asanga naramubyaye agarutse nibwo yanteye inda y'uyu wa gatanu nteye inda y'uyu wa gatanu nyine ambwira ati mbabarira uyikuremo naba nanditse amahano mbese tunahita mbigicibwa mu muryango w'iwacu umuryango w'iwabo ntawemera kubyara umuryango w'iwabo abantu baho bose usanga bose bagiye bafite abana bake usanga bose bagiye bafite abana bake ufite benshi ni bane yego akavuga ati nkarusha abana mukuru wanjye ndakwinginze mbabara ukuremo inda ndamwandire kamubwire uyu mwana bikangwa n'ubuzima uyu mwana yigutera ubwoba naho kugira ngo nkuremo inda ndamuke mpfuye cyangwa se uyu mwana ko tutazi icyo azaba cyo ko nta ruhare yabigizemo ngo avuke turayikuriramo iki umwana basa kugira ngo tuyikuremo igendere uzishakira undi mugore cyase uzahura n'uwacuze mwibanire arambwira ati unyirukanye mu rugo narakwinjiye uko nakuzanye sinkuzi njye narakwinjiye imbaraga wantesheje nkareka akazi mbana nawe mu nzu waranze kwitwa umugore nigendere kubyumva biramunanira mbona arakingwe ahita gukora ku bantu b'inshuti bose ngiye kubona mbona saro yuzuye abantu nshaka icyana nakoze ndakibura arabandegera atuye umugore mureba yambwiye ngo nsohoke muri uru rugo mwokabyara mumumbarize yabonye undi mugabo ntakibona ko nkwiye kuba umugabo we mumumbarize ukuri w'umudugudu ati mama Sandrine ibyo bintu wabivuze ko duheruka uri umurokore udasinda iryo jambo arivanye ndareba ndavuga ngo nimvuga ngo umugabo arambwira ngo nkuremo inda aramfungira umugabo yego nshaka igisubizo nsubiza mu bantu ndakibura birandenga cyakora ndababwira niyewe njyewe musabye imbabazi hari ukuntu ijambo ricika umuntu ntago nari mbikuye ku mutima ati sabiza imbabazi uyu mugabo by'umwihariko ndazimusaba pe baratwunga baragenda ariko nubwo bagiye yinda sinyishaka kibazo mbana nacyo mu nzu nkasenga Imana nkabona ni ntabara numvaga mfite kwizera kuko nasomye ijambo mu Efeso 3:20 irambwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba avuga ni mu byibashije uyu mwana ibashije kumukuriza mu nda vuba numvaga azavuka turuje amezi 9 cyagataha gasanga umwana yavutse kuko abandi bana bose nakundaga kubabyarira mu rugo ntabwo yakundaga kwishyura mituweli numvaga ari uko kwizera mfite mbona rero ifite amezi 2 arambyutse aranganiriza arambwira ati mama Sandrine nshaka kubyuka tukaganira nka saa 5 za nijoro gutyo nijoro arambwira ati nshaka kubyuka tukaganira mbona kukubwira gukuramo inda iki kintu utacyumva mbona byarakunaniye arambwira ngo nshaka kuma ubuhamya kampa ibintu 3 bikubwira ko ngukunda ndabishaka ndabimuha nawe arambwira ati sha abagore burya mureba hafi abagore mureba hafi cyane ati ibyo ni byiza namwira ni nibyo nzi we noneho mu buhamya bw'amateka ikuna nkunda avuga ni ntago we waba unkunda gutyo ngo nkubite
nkahunda gutyo ukandaza hanze ntabwo bishoboka reka ntibinabaho. arambwira ati cyane ariko nubwo nkukundira urukundo aho kugira ngo uyu mwana avuke nzagira ne nzakwica. suramo rya jambo mbwiye ni untaye ukigendera k'Imana izaguhusha n'umugore utabyaragura nkanjye mukabana ubuzima bugakomeza nanjye bugakomeza. ati ugiye gushaka niko nkubwiye cyangwa ndakubwiye wigendere. ati ingende ujye gushaka abandi bagabo ataba ari bo bazajya bansuzugurira abana. ati ndakubwiye ngo nzakwica. ndamubwira Imana niyemera ko ngwa mu maboko yawe uzanyica. ndabikwemereye. Imana nikungabiza nzi ko ibintu byose ari ibyemera, nikungabiza ukanyica ubwo izampa ijuru kuko isi yo yarayinyimye. ubwo uzampa ijuru nuko nabyanzuye ndituriza. yego. iryo joro niho yakugize gutyo cyangwa haciyeho iminsi cyumweru arambwira ati n'ubu nuriyakira. arambwira ati ngenda maramaje sinshaka ko iyindi ivuka. twagiye ku muganga naje kumwemera namubwira nako tugende kwa muganga. twarajyanye avugana n'umuganga amuca amafaranga ibihumbi 100. arira amubwira ati ese wowe mu bihumbi 100. amubwira ati rero wowe ndayikuremo mu bihumbi 100 ndaguhamo 70 ngiye mu kazi andi ndayakuzanira nimugoroba. muganga ati cyane. muganga aramusezera nanjye araza arambwira ngo bye sheri ngagenda Imana ibane nawe. mugabo aragenda nimugoroba aje ariko muganga twasigaye tuganira namubwanira muganga nubwo uyu mugabo nzanye ngo nkureme ndange sinakora amaraso ndumukirisitu. ambwira ngo ngwiki ambwira ni cyane rwose mwaje mutabyumvikanyeho. ambwira ni ntago twabyumvikanyeho mutekerereza nyine ukuntu bimeze. muganga arambwira ati rero nanjye nemera Imana pe sinagukuramo inda utabishaka. ambwira ati noneho rero fata iyi miti ujye umwereka kuyinywa ntuzayinywe yatuma inda yikoroga ukagira ikibazo. ni cyane. ambwira ati jya wiyaranje umwereke we kuyinywa. muzamubwire ko ariyo naguhaye mu kimbu cyo guhita mfungura matrice. arangije ambwira ni none sayo mafaranga tayo mafaranga nyine urayandekera. ni wowe ntago nayakurekera. ni wowe ntago nakuyakurekera mafaranga wawe n'umugabo wanjye urumva nayakurekera. ambwira ati none tubigenze gute ko nabyemeye. muganga arambwira ati urihangana nyine turihangana ubugende uzajya uza nkufashe nk'uha imiti yo kumubeshyabeshya Imana izabigenza neza n'iminsi y'icuma. ndavuga ni wowe ntago nayakurekera. arambwira ati basi rero niba utayandekera tuyagabana. muganga turayagabana arasigara nanjye ndataha. nashe rero ndavuga ni ntago najya mu rugo amanza ngiye gusenga numva ibi bintu icy'Imana ibivugaho. umugabo nansanga mu nzu nako natanyica. sengana n'umudamu wari inshuti yanjye w'umuhanuzikazi. turasengana namwe ati mama Sandrine mbonye umugabo akwishe neza kurangije. avuga nti hoya ntago rebyeyo neza. utangiro rero neza. reka ntago rebyeyo neza. ati nukuri narinde ku marembo y'ijuru. agani ndaguhakaniye. turasenga saa 7 zitugereraho turasenga. arambwira ati mama Sandrine ngiye kubona mbona ikintu kimanuka kirabaye iwawe mu nzu tisi mu muhanda. naha timbonye ugiye kwa muganga ikubagaho tigusa ngiye kubona mbona marayika araje ahita yambura ubutwaro urupfu ku buzima bwawe. haleluya. timbona yambuye marayika ubutwaro urupfu atariko ibitaro biryamyemo. timbonye umutima wawe ukontororwa n'ibyuma. timbonye uhumekera muri bomboni ku rwego rukomeye. agani buraza ahita nkubita umugeri neza mite ndangira. yego. haya ni bitaro byo n'Imana indengera mbika bakaba buri munsi. ndabwira no sesora turicara tujya mu mubiri. none sesora mbigenze gute nigendere sinsubire muri rugunge. arambwira ateye
turagenda bizavuga ngo iki ko wahukanye usize abana 4 bizavugwa ngo iki umuntu w'umurokore utaye umugabo atakwirukanye bizandikwa mu kihe gitabo ubwani rero abazapfa bari ku rutonde n'abazakira bari ku rutonde kantahe hashira iminsi binini mbana nabyo umugabo agategereza ko nataka mu ndashwe bigeze aho ngaho ngato waruzi n'ikindi mbona unyinisha mbona unyinisha kandi yinda nitavamo nzakwica ndavuga ntuzagira ute nzakwica ndavuga ni waya ntiwabikora arambwira ati Masandrine reka gukina nanjye kukwica narabiteguye ahubwo nzakwica nkajye niho ntarabona ajyambwira ni Imana nikungabiza wowe uzanyice ngasingira mama nzabyara ntekera igikoma singire epfo singira ruguru kizakuza amaza bari cyuzakora ndamwihorera ndaniyakira n'ubundi hari ubuzima ubamo n'ubundi kumva bikurutira gupfa yego nibera aho ngaho ntacyo bimbwiye musi umwe nshonje bene dayo mfa sinari kujya no mu ijuru nari mfite inzara kandi ijuru ryo ryari na kure yanjye kuko buriya nta juru ry'umunyamibabaro ribaho ijuru ry'umunyamaganya ntaryo nahoraga niganyira mfite umubabaro umutima nkabwira Imana ubundi uracyatabara ese wite nabaga rero narasenganye n'abantu benshi bashaka urubyaro nkabona ni ikintu kibabaje umutima wa nkajyaho nkasenga amasengesho y'amaganya hari igihe umuntu uri mu maganya burya ntasenga ritotomba bikaba byavamo no gutuka Imana yego njye narasengaga nkayibaza ngo ubu runaka ntiwamwimye umwana runaka ntiwamwimye umwana ni njye wabonye urumva si isengesho yego niberaho mu mubabaro nyine igihe kimwe tutatunganye arambwira ati Mama Sandrine nabonye ikiraka ahantu cyo gukotera arambwira ati byihorere kujyayo hari ukuntu nkeneye ko tuganira niriwe mu rugo umunsi wa mbere turirwana umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu yanwitse ku munsi wa 4 umunsi wa 4 sinziriye byamye nibwo yafashe tineri ayimenaho gutya iki gice bigera na hano gutya imbere mu bitugu inyuma mu bitugu sinziriye amenaho tineri aratwika yewe kuba narakangutse n'imbabazi z'Imana yangiriye nshya sinigeze mbyumva nagiye kumva numva ari kuvuza induru nakangutse nje kureba icyo umugabo abaye nibwo nakangutse nsanga ndimo ndashya ndamureba ndamuvugisha ni niki cyana gukoreye cyatuma wifuza ko mfa runo rupfu ko nyina amaze kureba ndeba ku muriro nsanga amashanyarazi akoze siriko nta mitambo n'ubutabazi nyine abantu bacurugi ndasohoka ngera kwa muganga hashize nk'iminota mikeya mpita njya muri koma ngenda ubwo mba muri koma mbana n'umwana muri koma amezi 2 niyo namazemo mvuye muri koma n'umwana tuvanamo cyangwa inda ntibayikuyemo ariko igihe kiza kugera dogiteri umvura ibikomera aza kumbwira Alexia rero impamvu dakira nuko ufite umwana mu nda iyo umuntu afite umwana mubiri we n'ubundi uba woroshye cyane akaba ariyo mpamvu dakira ibikomere none ngiye kuguha transfer mwereze muri maternity n'ubundi nari ndi Kanombe nohereze muri maternity mu transfer ku baganga ba maternity iyi ndabayikuremo yageze mu mezi angahe yari igeze muri 6 gutyo yari igeze muri 6 ndamubwira arambwira ati ibyo bintu urabyumva uti nabwira rero dogiteri ahangaha ndi njyewe ntago nabasha kwifatira umwanzuro sinabishobora ahubwo wowe n'Imana igukoreramo afata icyemezo bigakunda
arambwira ati nuko mbyanzuye, aranyandikira ndagenda barantwara kuri burankari. Sinagendaga, nari nakigenda. Iyo uryamye igihe kirekire imitsi iragera ikaba kare, ukaba pararize nyine ntugende. Ni Yesu wahabaye. Yego, amen. Hano ngezeyo nasanze abaganga babiri. Njyewe ubwo nari ndimo mbaza Imana mu mutima, ndabigirana Imana, urugamba narwanye ndwana kuri uyu mwana ngiye inda yo kuvamo, ahangaha birakunaniye. Wandetse iba nzakira ibikomere nkakirana n'uyu mwana, kandi nabwo niba nzapfa sorry, niba nzapfa nkapfana nawe. Ariko mbaza Imana mu mutima, ndabwira ntariko icyo ushaka baricyo kiba. Usambwira Imana mu mutima, ni wemera kinda bayikuramo, umbabarire nanjye nta kintu nzaba ngarutse kureba ku isi, uzankure mu mubiri. Kuko nta kintu nari kuba nzize nje kuvuga ngo nje nanze gukuramo inda maranira agakiza n'indangagaciro z'agakiza, ngo none ngo inda bayikuyemo ni ibintu bitavugitse. Numvaga ari ibintu bidafututse. Nigera muri maternity nasanze y'abaganga babiri, umwe ahita atangira gutunganya ibikoresho, undi mbona ni nka Yesu yiyiziye, arandeba biramurenga, aranzenguruka biramurenga, areba ibipfuko biramurenga, arangije aravuga ati reka mucishe mureke uyu mubyeyi. Undi aramubaza ngo Satani nta hantu adakorera. Undi aramubaza ngo uwo mubyeyi uramuterera icy'agahinda umurebera umwana mu nda, wayikuyemo hari uwazakikira? Satani yakuburiye hamwe gutegera ahandi, hari uwazakikira? Undi aramubwira ati ntibishoboka, reka mbanze ndebe mwubwirwe n'iki ko ari umwana uri. Umubyeyi wahiye gutya yindi kagumamo, mubwirwa n'iki ko ari umwana uri. Arangije muganga aravuga ati hoya njye nshaka gushira amatsiko ndebe kuko kari umuntu uri mu nda. Ancisha muri ekogarafi, aravuga ati mubyeyi uri kweguka ngo urebe uyu mwana uri kuri mu nda? Ndabwira ntabwo mbishobora, ntabwo nahindukiraga kubera ibipfuko. Gusa ridahindukira iri zose bariteranyishirize, hari utwuma bari basizemo kugira ngo riterane. Ntabwo nabujaga. Ndamubwira ntabwo mbishoboye. Arambwira ati mbega umwana mwiza ufite mu nda we. Ati si uno umuhungu cyane umukobwa? Aya atayiwe ariyamira ati ni n'umuhungu disi. Arangije abitekerezaho, arambwira ngo wowe se ushaka ko nkukuramo inda? Ndavuga ni hoya. Arambwira ati nanjye nta ginda nayikuramo. Uyu mwana ni umuhungu, wenda azakwibuka abandi badahari, ntawamenya icyo uyu mwana Imana yamusigarije. Uyu mwana sinshobora. Arambwira ati nakoze amaraso menshi y'uyu sinayakoraho. Umuriro wa malariya ukuramo inda, umwana wacaniweho umuriro ungana gutya, iyi nda ntivemo? Aravuga ati si bishoboka. Atahamagara dogiteri wamvuraga ibikomere muri shiririji, aramubwira ati uyu mubyeyi ntabwo inda ye nyikuramo kuko ndabona atari ngombwa. Aramubwira ati muvure, nushaka uzamuvura imyaka 3, mpamya neza ko Imana yashigaje uyu mwana. Haleluya, amen. Mpamya neza ko Imana yashigaje uyu mwana, ifite intego nziza kuri uyu mwana na nyina. Shimira Imana ko yanzuye. Shimira Imana ko yandinze kandindana n'umwana wanjye, ikabana natwe. N'iyi saha iyo murebye mbona ari ibintu by'agaciro. Muri Imana yarakoze ikintu gikomeye ku buzima bwanjye. Mvuye mu bitaro ntabwo Imana yantereranye, yambaye hafi, indinda kwikorera amaboko, indinda amarira ku maso. Ibintu byanjye byose byari byarahiye. Ababyeyi bamba hafi baranyambika, bamba hafi ufite umuceri akanzanira, ufite kawunga kama. Imana igenda indengera, nabuhe n'ubu Imana iracyanwikirije imbabazi zayo. Yego, urakoze cyane kuba utwibukije iby'ubuhamya bwawe, kandi ukomere, wongere ukomere, wongere ukomere, wongere ukomere. Umwami Imana wigufashijemo. Uyu munsi wa none rero nagusanze hariya, wishubijemo agatege,
wiremamo icyizere ubifashijwemo n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, none uhagaze hariya. Uyu munsi wa none ni iki wabwira abantu? ikintu nabwira abantu, nagira ngo mbwire abantu b'Imana, baba bandeba bababaye nk'uko nanjye nari mbabaye, nagira ngo mbabwire ngo Imana iracyafite amaboko yo gutabara abera. Haleluya. Imana iracyafite amaboko yo gutabara abera. Imana iracyafite abantu bakiyikorera, bakiyubaha. Kuba ndi hariya ni bya 5 byawe, ni bya 2 byawe, ni igishoro cyavuye mu maboko y'abantu Imana yaremye. Haleluya. Kuba ndi hariya ibintu by'agaciro, numva niremamo icyizere cyo kuzaguka. Yego. Harenga kuri kiriya gishoro nkagukira ikindi. Yego. Hamwe n'Imana. Iki dutisha impagarike n'ubugingo. Kabiri, hariya ndi handemera andi mahirwe n'icyizere yuko nta kure cyane habaho. Yego. Imana itakura umuntu. Haleluya. Icyo ni cyo gikuru nabasha kubwira abantu. Waba ubabaye, Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Waba unezerewe, Yesu ni umwami. Yesu ni umwami ku buzima no ku bugingo bwawe. Imana ibishimirwe. Gusa nko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 ubundi nzabagwa. Bazakubaga iki? Bazambaga hano. Iyo nkovu yarabyimbye, nta cyizere bafite ko itazamo kanseri. Yego. Irabyimbye cyane, kandi uko ibyimbye ni nako inambabaza. Hari amavuta njya nyisiga. Hari igihe kubw'ubushobozi buke atajya aboneka, ariko abadogiteri nta cyizere bafite ko itavamo kanseri. Yego. Ubwo rero ku itariki 2 bazayibaga. Ndumva mfite kwizera kandi ko nzava ku iseta amahoro. Imana iri kumwe nanjye. Yego. Yego. Mwakoze cyane abari bakurikiranye iki kiganiro. Reka tukigeze ku musozo, ariko ntabwo twasoza tutamubwiye ngo nakomere. Arakomera kubwo amaboko yawe, anakomeye kubw'amaboko wamuhaye we wagize icyo ukora. Imana ikwishimire kandi guha umugisha. We wongeye kwibuka ikiganiro twagiranye bwa mbere n'ahandi yagize ibiganiro ukamukurikira. Imana ikwishimire cyane kandi ikurebe neza. Nshimira abantu mwakoze subscribe, nshimira abantu mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ariko nirihe humure ubu noneho aka kanya ufite? Humure mfite. Byatumye wishima ubu noneho ukaba urabona cya gihe wabonaga rwose pe ariko nanakubonye naho wari uri gucururiza mpinjira nanagutunguye. Ndashimye Imana ku ruhande rwanjye. Nirihe humure noneho wahumurijwe n'iki bimeze biteko? Ihumure ndarifite. Byonyine kuba nicara ku iseta. Yego. Nkavana amafaranga 2,000 byo guhahira abana. Yego. N'izindi mbaraga. Yego. Bura gutekerereza abana 5 uri umugore ntago ari ibintu biba byoroshye. Bisaba izindi mbaraga zikomeye. Rero mfite ihumure n'ibyiringiro mu mutima k'Imana hari uyindi ntambwe izanteza irenze iriya. Kabiri, umunezero urahari. Ndabona mushumba hari ikintu yifuje kukubaza. Ya Alexia, ubuzima ufite imyaka y'abantu bakuru, wabonye byinshi, hari ibyakunejeje hari n'ibyakubabaje, ariko mu rugendo rw'ubuzima bwawe
niki kintu cyakunejeje kurusha ibindi? Ikintu cya kabiri, kambaze cya kabiri. Numara kumbwira icyakunejeje kurusha ibindi, uraza kumbwira n'icyakubabaje kurusha ibindi. Muri uru rugendo rw'ubuzima, ni umuhanda utagororotse, urimo amakorosi menshi, umuntu ahura n'ibyo bintu uko ari bibiri. Hanyuma wenda nituza gusoza, muraza gusoza muha inama abandi bamama bafite ikigeragezo nk'icyo mwahuye nacyo mu rushako. Murakoze. Duhera ku cyakunejeje kurusha ibindi, nayo mbonye uhise ubanguka kirahari pe. Yego, murakoze. Ikintu cyanejeje kurusha ibindi byose, nanejejwe n'ukuntu Imana itigeze intererana. Kera najyaga mbona abantu, kajya uhura n'abantu mu muhanda, bicaye ku muhanda, kabona barababaye. Yewe naje nzi ko ari bwo buzima nanjye ngiye kwinjiramo, cyane ko njye navuye mu bitaro, ntabwo nifuzaga kuva mu bitaro. Numvaga nakibera mu bitaro nkibera marine y'ibitaro, kuko ushobora gutekereza ese kuki atifuzaga kujya mu bitaro. Aho nashatse ntahahari, twarakodeshaga. Aho nashatse ntahahari, iwacu ntahahari. Njye numvaga Imana yandindira mu bitaro nkiberamo. Ubu uretse imbabazi z'Imana, nakabaye mba mu bitaro n'uriya mwana ngana kuriya. Noneho ikintu nshimira Imana nuko yidashobora kugusiga no mu rupfu muba muri kumwe. Kuko ndi muri koma, umuntu yaraje gutya nkuko nawe wafata urugendo ukajya gutembera mu bitaro, aza mu ndembe. Imana yahakoze ikintu gikomeye. Abantu bari muri koma badafite ibikomere ubona ari abantu basinziriye, bari aho basanzwe. Noneho ngewe naraho kubera ubushye, narabyimbye umutwe ungana gutyo utamenya yiba ari n'umuntu haryamye, ubona ari ibinure bireba. Noneho yangezeho akingeraho, ijwi ry'Imana riramubwira ngo nuwo nkuzanye kureba. Icyo kintu cyanejeje umutima wanjye, nkavuga Mana, ni iki gituma nkunda bingana bityo? Noneho ahageze yahise abaza muganga wari urimo, haba hari abantu bashinzwe kwita ku ndembe ziva muri koma. Buri ushobora kuva muri koma ukagwa hasi ukaba wapfa utari bupfe, haba hari abantu babashinzwe. Aramubaza ngo nshaka, ni wowe uvura uyu muntu? Aravuga ati oya, afite dogiteri umuvura. Aramubwira ngo nshaka kumuzana dogiteri. We aramuganiriza aramubwira ati rero wa mugabo we, uyu muntu umwihorere. Uyu muntu turabizi ko ari umuzigo w'ibitaro, turabizi neza ko napfa azashyingurwa n'ibitaro, kuko ntagira bene wabo. Ngira agasaza kanjye kabaga hano i Nyanza, ubu baragafunze. Kakoraga ikiyedi, niko kakundaga kuza kundeba ku bitaro. Kajya akakubwira ati cyaha wigendere ntunavuge ko muziranye. Ugira impuhwe nyine akakirukankana akabwira ati cyaha wigendere ntuzanavuge ko munaziranye. Akarira amarira akamushiramo. Noneho uwo muntu baramubwira ati wakigendeye ko uyu muntu arimo amafaranga menshi utabivamo koko. Arabwira ati we mpuzana dogiteri we. Aramubaza ikintu cya mbere, aramubajije ngo nshaka kumenya uyu muntu ideni arimo ibitaro. Ndamubwira ati uyu muntu ageze muri miliyoni 7,200,000. Ayo mafaranga sindanakubita ijisho na miliyonari. Sindanayireba gutya yihagaze. Arangije aramubwira ngo ayo mafaranga hatavuyemo n'ibihumbi 2,000 yose ngiye kuyishyura. Haleluya. Eneda, nta mwene wacu mbara waba waratunze muri ayo mafaranga. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yambereye gikurikirana. Icyo kintu cyanejeje umutima wanjye n'iyi saha ntabwo bishobora kumvamo. Ni nacyo cyatumye uyu mugabo ntamukurikirana ngo bamufunge. Narebye amaboko akomeye Imana yangenjejeho, mbona ni ibintu birenze ubwenge bw'umuntu. Icyo kintu cyanejeje umutima wanjye n'iyi saha. Imana irandinze. Hari igihe ujya kubona ukabona ngiye kuburara burundu kabaye. Ibintu ducuruza ntabwo
bijya bikunda kugira abakiriya ni ibintu byo kugura ari amajyambere ni ikintu uhaha wagitekerejeho neza najya kubona nkabona Imana iriyaranjije n'iyi saha kuba ntaraburaza abana banumva ari ikintu kinejeje umutima wanjye kinejeje umutima wanjye ni nacyo cyatumye umugabo ntamukurikirana ngo babe bamufunga narebye imbabazi Imana yangiriye indinda kuba umuhigo w'abadayimoni ngo ba haleluya nareba nkavuga nti igituro cyanjye kiba kimezeho ibyatsi nk'inshuro zingahe nkavuga ni Imana numva nanjye mu mutima wanjye huzuyemo umutima w'imbabazi nagira ngo mbibutse kadafunze kadafunze ikindi kintu kibabaza umutima wanjye oya nagagaragara ahari ariko ikindi kintu kibabaza umutima wanjye nuko si umuntu ushobora no gutekereza avuga ngo bizibura nasize abana abe yanabibuka nkababazwa nuko Imana itamwereka imbabazi zayo ngo imuhe agakiza icyo kintu nacyo kiba mu mutima wanjye aha Imana iguha umugisha kandi ni ukuri ukomere nakubwiye ngo njye icyo nagusabira ni ugukomera kandi ugakomera cyane Imana iguha umugisha urakoze kubw'ikiganiro duhaye urakoze kubw'inama ugiriye abamama urakoze kandi habaye hari umuntu wifuje kukuvugisha ufite telefone yego aha watanga nimero de telefone yego telefone yanjye ni 078 08 39 17 yego abashaka gukomera abashaka ubuhamya buruseho ibyo ntabajije iminota yari iyi mwabasha kumuhamagara kuri iyo nimero Imana ibaha umugisha ikindi kiretse niba hari ijambo yenda waba wifuza kuvuga tutigeze tukubaza ukavuga uti ibyo ntarivuga ikaze nagira ngo mbwira ababyeyi nyine bagirwa n'urugamba rwo mu rugo buri rugamba rw'urugo ni ishuri ritarangira nagira ngo mbabwire ngo bakomere kabiri basenge cyane begera Imana ntabwo biba byoroshye buriya ibintu byose biza bihiga umugore begera Imana hamwe n'Imana nabonye aho Imana ivuganira umuntu ku munsi mubi ubona Imana irengera umuntu Imana ikagushyigikira ukera imbuto mu bana ku mugabo mugakomera ijambo ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka mukiza muri byose yego njyewe ikintu cyatumaga n'ikintu cyatumye muri karitsiye ngira ubuhamya bwiza abantu bakamba hafi kuri ubwo rwego mu buzima nabayemo nari umuntu utuje kabiri nari umuntu dushobora guturana ntitugire ikintu dupfa wankosereza nkabirenza amaso ngira umutima wihangana ku rwego ruri hejuru nagira ngo nsabire ababyeyi kwihangana amen ibaha imbaraga z'umutima amen ntabwo biba byoroshye gatatu ikindi kintu naharaniraga kuba mu rugo rwanjye umugabo nta bintu ndega ku Mana buriya n'ibintu bibera mu ngo uko umugabo asakuza agutonganya hamya neza ko hari marayika ushinzwe urugo ushobora kugira ibyo akorega imbere y'Imana yego naharaniraga kwerera imbuto umugabo kugira ngo Imana itandeba nanjye ngo imboneho umugayo yego nabagaho numva nshaka guhagarara ku rwego Imana inyishimira kandi impamvu zose ziba ntizinturukeho bikaba ari ibintu biri aho byateguwe na Satani ariko Imana yo numvaga indeba inyishimira numvaga ari ikintu kinejeje umutima wanjye yego nama naho ababyeyi no gukomera bakaba hafi y'Uwiteka bakaganduka bidasanzwe akaga kuba kaza akera byahozeho si igitangaza ariko byonyine kuba Imana ikureba ikagutangira ubuhamya bwiza icyo nicyo kintu nabasha kubwira ababyeyi Yesu ari kumwe nabo Imana itunezeze amen twagusaba ugasenga Imana tugasoza ikiganiro hano kadusenge nyakubahwa Imana yacu urera kandi urakiranuka uri agakingo k'amakuba uri inshuti nziza uri ubuhungiro bw'abera turagushimiye iminota tumaranye aha hantu
uhimbazwe. Mukunzi mwiza rero turasenze, ugumye ubungabunga imitima ya benshi. Ijambo ryarambwiye ngo urugamba nirushira ahubwo ruhindura isura. Abera bari muri uru rugendo ubakomereze umutima kandi ubahe imbaraga z'umutima, urukundo rw'Imana no kugirirwa neza n'Imana n'imbabazi bibomeho, kandi Uwiteka ushyigikira abantu bawe, ubarwanirire intambara bazi n'izo batazi. Urukundo rw'Imana, kugirirwa neza n'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen.